bagukubita baguciragura mu maso nkaho uri ikivume. Sinakwibagirwa ububabare wagize Yesu wanjye, umusaraba wabambweho unyibutsa byinshi. Warababaye Yesu bitavugwa, bakujyanye kwa Pilato bagukurubana nk'umugome. Abantu amagana bagushorera bagushiha nk'abivuna umwanzi, uricecekera. Sinakwibagirwa urusaku rw'abarenze batera hejuru ngo nubambwe, ngo nubambwe mwami wanjye. Warababaye Yesu bitavugwa, iyo nzira y'ububabare wanyuze inyereka urukundo rw'agahebuzo wakunze muntu. Amaraso yawe yabaye igitambo cyo gutongerera icyaha cya muntu. Mwami wanjye babarira nanjye ubuhemu bw'icyaha cyanjye Yesu wanjye. Umusaraba wabambweho unsindira umwanzi, gira amahoro yayo mu mutima, maze ngira amahoro yayo mu mutima. Yesu washenjaguwe n'ibyaha byawe
ingeso mbi zugarije ibi bihe. Umusaraba wawe niwirukane ingeso mbi